Schamgar TV. Imana ibahe umugisha, twongeye kubaha ikaze kuri Schamgar TV. Nk'uko mumaze kubimenyera ni cya kiganiro cyanyu Schamgar TV show, aho dutumira abatumirwa batandukanye tukaganira kuri teme runaka, kandi sinshidikanya ko tumaze igihe dufashwa. Ni ikiganiro mumaze kumenyera Schamgar TV show. Tumaze kugira ibiganiro bibiri aho twaganiriye tuvuga ese ni gute dukwiye kwitwara ku bantu tutizera kimwe. Twabonye feedback zanyu, twabonye commentaire, kandi tukaba tubibashimira. Imana ibahe umugisha. Tubararikira gukomeza gukanda subscribe ndetse munasharinga ikiganiro kugira ngo n'abatarabibona n'abatarabona aya makuru meza abagereho, abana b'Imana aho bari, ndetse nabo tutizera message n'abatizera message bakomeze gufashwa, kandi ndizeye neza yuko muzakomeza gufashwa. So uyu munsi ni mwene Sokumbi Levi, nagarutse nanone ndi kumwe uyu munsi noneho n'abakozi b'Imana, aho turi buze kugirana ikiganiro cyiza, turi buze kuganira neza, kandi sinshidikanya yuko ntabwo nyuma yo kumva kino kiganiro uri buze kuba uri wa muntu umwe, hari ikintu kiri buze kuba cyahindutse. So n'abatindiye ndagira ngo mba presente uyu munsi, nigeza kuba presenta. Mu busanzwe barivuga, ariko uyu munsi ndaza kubavuga. Hano hafi yanjye ndi kumwe na Pasteur Olivier Moeto, mushumba w'ingando ya Shalom Tabernacle. Imana ibahe umugisha Pasteur. Amen, amen. Murakoze cyane kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu. Murakoze namwe. Turi kumwe na Frère Gedeon Dusabe, nawe ni umukozi w'Imana aho akorera umurimo w'Imana mu ngando ya Bethesda kwa Pasteur Kumbi. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi murakoze kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. So uyu munsi nk'ukuntu twari twamenyesheje, tugira ngo tuganire ese nk'abana b'Imana, yaba abizeye ubutumwa yaba abatizeye ubutumwa, ese niki kiduhuza? Ndagira ngo rwose tubive imuzi, tubiganire neza, dusobanukirwe ese nk'abakristo niki kiduhuza, kuko usanga kenshi dutatanye, usanga kenshi dutandukanye, usanga kenshi tureba ibidutandukanye ariko ntiturebe ibiduhuza. Niyo mpamvu uyu munsi mbafite kugira ngo mutubwire ese niki kiduhuza. Ese Pasteur Olivier, ikibazo cya mbere, umwana w'Imana ninde, niki? Urakoze cyane mwene data. Umwana w'Imana nk'uko tubisoma muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya mbere, Bibiliya iratubwira neza yuko ku bamwakiriye yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga ko ntabwo ari uwari wese wakwitwa umwana w'Imana atarakira umucyo ari we ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu kuri njyewe uko mbyumva, umwana w'Imana ni uwakira ijambo ry'Imana mu mutima we, kandi iryo jambo ry'Imana rikamuhindura, niwe mwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo ku batakiriye uwo mucyo ntabwo aba ari abana b'Imana? Ntabwo ari abana b'Imana, ahubwo ni abantu b'Imana, ni ibiremwa by'Imana. Okay, urakoze cyane Frère Gedeon. Umwana w'Imana niki? Pastor yaraduhaye ubusobanuro bwe, mwebwe mubyumva gute? Umwana w'Imana niki? Umwana w'Imana ntabwo njya kure cyane y'ibyo Pastor yavuze. Umwana w'Imana ku bwanjye nkurikije uko nzi ubutumwa, ni umuntu wavutse ubwa kabiri, wakiriye ubutumwa bwiza bw'igihe. Umwana w'Imana ni uwakiriye ubutumwa bwiza bw'igihe? Yego. Okay, ahangaha ndahita nkubaza ikibazo. Pastor yaratubwiye ngo uwamwakiriye wese n'umwana w'Imana. Mwe muratubwiye uwakiriye ubutumwa bw'igihe. Utarabwakiriye se ntabwo ari umwana w'Imana? Utarabwakiriye uko sinzi uzabwakira n'utazabwakira, kuko Imana iracyahamagara kugeza umunsi wa none. Ni ukuvuga ngo utazabwakira nta bugingo bw'iteka afite, kuko ubugingo bw'iteka buri mu ijambo ryayo, kuko Yesu Kristo ni ijambo, kandi uwakiriye Yesu Kristo aba yakiriye rya jambo rye. Utaryakiriye ni ukuvuga ngo ntubumwakiriye, kandi nta bugingo bw'iteka hanze ya Yesu Kristo. Okay, Frère Gedeon, hari mu badukurikira wenda hari abatazi ubutumwa bw'igihe icyo ari cyo, mu magambo make cyane make ashoboka, ubutumwa bw'igihe ni iki?
ubutumwa bw'igihe ni ijambo ry'Imana ryoherezwa mu gihe runaka. Tuvuge mu gihe cya Nowa, ubutumwa bw'igihe bwari ubwo Nowa yabwirizaga bwo kujya mu nkuge. Mu gihe cya Mose, ubutumwa bw'igihe yari amategeko 10. Mu gihe cya Yohana Umubatiza kwari ukwakira Yesu, ukabatizwa mu mazi menshi, ukakira Yesu ari Mesiya ugomba kuza nyuma ya Yohana Umubatiza. Muri iki gihe cyacu Imana yatwereje umuhanuzi William Branham atuzanira ubutumwa mu Kinyarwanda twita ubutumwa bw'integuza bwo kuza gutegura kugaruka kwa kabiri k'umwami Yesu. Utazabwakira ntazabasha kwakira Yesu. Ngo no mu gihe cya Yohana Umubatiza utarakira ubutumwa bwa Yohana Umubatiza ntabwo yabashije kwakira Yesu, kuko Yohana yaje gutegurira Yohana Umubatiza. Ngo Yohana Umubatiza yaje kwakira gutegurira kuza k'umwami Yesu. Ni kuvuga ngo niba utakira ubutumwa bw'igihe cyawe nta gakiza ushobora kubona. Okay. Tugisasira ikiganiro cyacu, ese ntabwo ari ubuhezanguni? Wenda ndagaruka kuri Pasteur Olivier. Sinzi nimba ibintu Frère cyangwa se reka kino kibazo nyebaze Frère donc n'ubundi no wivuze. Ese ntabwo ari ubuhezanguni kuvuga ngo umuntu utarize ubutumwa ntabwo n'ubundi ngo ntabwo azakira Yesu, kandi hano hanze hari abantu bakiriye Yesu bitirira Yesu badafite aho bahuriye n'ubutumwa. Ese ntabwo ari ubuhezanguni kuvuga icyo kintu muvuze? Ntabwo ari ubuhezanguni, kuko njye sinzi uzizera n'utazizera. Yaba ubu yaba mu gihe kizaza. Ye no mu gihe kizaza sinzi uzizera n'utazizera. Ariko nta gakiza hanze ya Yesu. Kandi Yesu tubwirwa ko ari ijambo. Yesu ntabwo abonerwa hanze y'ijambo rye. Nuvuga ngo kandi ijambo ry'Imana ribonerwa mu bahagaragu bayo bitwa abahanuzi. Kuko Bibiliya iratubwira ngo nta kimana itazakora idahishuriye abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Nuvuga ngo ibihishwe muri rya jambo. Nuvuga ngo niba utarifite ntabwo ushobora kubona Yesu, kandi Yesu ntari hanze y'ijambo rye. Nuvuga ngo uzaryakira simuzi, ariko icyo nzi nuko ntushobora kubona agakiza utakiriye rya jambo. Urakoze cyane Pasteur Olivier. Iyo mvugo namwerekanye babaze, kuko nanjye nzi ko wenda kubatukurikira ntabwo babizi, ariko nzi ko nawe wizera ubutumwa bw'igihe. Ese uyu munsi kuvuga ko umuntu utakiriye ubutumwa bw'igihe atazakira Yesu ntabwo ari ubuhezanguni? Atazakira Yesu? Oya, urumva nkusubije bwa mbere nagusubije muri rusange. Muri rusange nuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko turi hano kugira ngo tubashe gufashanya. Icyo mwene data avuze ni ukuri. Umwana w'Imana muri iki gisekuruza turimo agaragazwa no kuba yizeye ubutumwa bw'igihe cye. Kuko ibyo biraza gutuma wenda tuvuga ku mugeni wa Yesu Kristo utandukanye n'andi matorero. Ubwo rero uburyo mwene data asubije nibyo. Umwana w'Imana w'ukuri wabyaye bwa kabiri ufite umwuka wera, kandi tukaba tuzi yuko ikimenyetso ko ufite umwuka wera nuko uzagira ubwo bubasha bwo kwakira ijambo ry'igihe cyawe. Ibyo avuze nibyo. Ariko n'abandi badasegana natwe bakaba bizeye umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, ni bene data. Ni bene data, ariko bafite igice cyabo. Ntago bamwe barahigirwa amahirwe yo kumenya ubutumwa bwacu, ariko kuba bizeye umwami wacu Yesu Kristo ni bene data. Okay. Murakoze cyane kubwo ibisubizo muduhaye. Ariko uyu munsi mfatiye urugero kuri mwembi mwitabiriye ubutumire nabahaye, mwizera bimwe, mwizera ubutumwa bw'igihe, ariko urugero ntago musengera mu rusengero rumwe. Pasteur Olivier ni pasteur mu rusengero rwa Shalom Tabernacle. Mwene data Gedeon, umukozi w'Imana Gedeon, nawe ni umukozi w'Imana ukorera umurimo mu rusengero rwa Bethesda, ingando ya Bethesda.
ariko bizera ikintu kimwe. So uyu munsi nabahamagaye, wenda tuzagira umwanya wimbitse kugira ngo tuganire ku mugeni wa Kristo. Twari dutangiye kugira ngo tubanze dusobanukirwe ese nk'abana b'Imana, kuko Schamgar TV ibereyeho kogeza Imana, ibereyeho kuvuga ibigwi Yesu kuko yakorewe, niyo mpamvu Schamgar TV yaremwe cyangwa se yakozwe. So nagira ngo noneho mbabaze, tujye mu kiganiro cyacu noneho tuvuge ese ni iki kiduhuza. Icyo kibazo ngira ngo uyu munsi musubize, ni iki kiduhuza. Yego wenda ntabwo dusengera mu nsengero zimwe, hari ministere nyinshi, ariko se ni iki kiduhuza. Nangira noneho ikibazo neza, ese ni ngombwa ko haba amasengero menshi? Urusengero rimwe ntabwo ruhagije, Pastor Olivier? Okay, ni iki kiduhuza? Duhujwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko mwene data yabivuze, ni ijambo ry'Imana. Duhujwe n'iryo jambo ry'Imana, na niyo mpamvu twita ko turi bene data. Iryo jambo ry'Imana binyure mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo yatugiza abavandimwe. Amen. Abavandimwe. Abavandimwe. Turabavandimwe. Aho twasengera hose, igihe cyose duhurijwe hamwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ariwo ubutumwa bw'igihe, turi bene data. Nta mupaka twagira. Okay. Frère Gedeon, ni iki kiduhuza? Eka nange icyo kibazo nyibabaze mbere yuko njya kugikurikira. Pasteur akoze cyane. Okay. Ko umvugiye ibintu kandi nk'uko utangiye uvuga uti turabavandimwe. Mu Kinyarwanda turavuga ngo turi bene mugabo umwe. Okay. Ari wende? Ari we Yesu Kristo. Murakoze cyane. Uwo mugabo niwe watubyaye. Turi mu rugo rwe. Turi abana be. Bituma twese duhuriza kuri we. Nubwo no mu muryango umwe habamo abagufi n'abarebare, ababyibushye n'abananutse, hari urya cyane n'urya bike, rimwe na rimwe bagatera n'amahane. Yego. Ariko bose bakabaho muri urwo rugo. Yego. Ndetse ntibinasohoka ngo bijye hanze ibyabereye mu rugo. Yego. Tuvuga ngo rero twese nubwo njye nsengera muri Bethesda, agasengera muri Shalom, twese nta mazina y'ingo, ni nk'uko papa abyara abantu abahungu 10, umwe akagira urwe rugo n'undi rwe rugo, ariko bose bafite papa umwe. Icyo kibazo ntugice ku ruhande, ndagira ngo nze kukubaza icyo kibazo kiri direct. Ndagira ngo ngisasire. Okay, nta kibazo. Ngisasire mu buryo cyumvikana neza. Wenda turajyana mu butumwa tuvuge icyo umuhanuzi abivugaho, kugira amatorero menshi si bibi. Kandi okay, ndabona bamaze kucyenturiza, reka tukikomozeho. Ni kuki nimba turi bene mugabo umwe ari we Yesu Kristo, nimba turi abavandimwe nk'uko Pasteur Olivier abitubwiye, ese kuki dufite insengero zitandukanye? Kuki twese tudasengera ahantu hamwe, buri muntu akisanga aha, uri akisanga aha? Kuki tutaguma mu rusengero rumwe kandi turi bene mugabo umwe? Ntabwo ari bibi ko umwe agira urwo rusengero, kuko Imana yatanze impano. Kandi uba ugomba gukora umurimo w'Imana. N'umwana yamaze gukura, nk'uko natangiye mbivuga, kera hari icyo bitaga gucyura umunyafu, kuvuga umwana w'umuhungu akagira icyo yereka se ashoboye, akagenda akajya guhaka kwa runaka, akazana inka, yayereka se akavuga ati sha wowe uri umugabo, ndabona wamenya gutunga umugore, akagushyingira akaguha 8. Bivuga ngo ujye kubaka urwawe rugo, wabaye umugabo. Pasiteri nawe yaratureze, tumaze kujya ku rwego natwe dushobora kuba twakorera Imana. Ntabwo tuzakomeza kuguma uruhande rwe, kuko iriya ni itorero rye. Tugomba kujya kwerekana ko natwe dufite ya mpano, tukajya gukorera Imana, tugatangiza iwacu umurimo, ariko dufite aho dukomoka.
ariho kwa wa wundi wadutoje nk'uko na Pawulo nabwe yavuze ko ngo yakuriye ku birenge byande bya Gamariyeli umuntu agira hakurira agira umukozi w'Imana runaka wagukujije akugera kuri uru rwego urangije ujya gutangira. Pawulo ntabwo yigeze yibagirwa Gamariyeli ko yamureze, natwe dufite abatureze. Yego, urakoze cyane Frère Deo. Pasteur Olivier, kuki dufite insengero nyinshi kandi twese turi abavandimwe? Sinzi niba urusengero twarugereranya. Frère Deo yarabivuze aravuga ngo ni ingo. Ese ko abavandimwe ba mu nzu imwe, kuki twebwe nk'abavandimwe turi mu ngo nyinshi kugira ngo tugume mu rugo rumwe? Kuki tudafite urusengero rumwe twese tubarizwamo, buri muntu araha uri ari hariya? Kuki nk'abavandimwe tutaguma ahantu hamwe? Urumva ntago twaguma hamwe, kandi urebye neza dufatse nk'urugero nk'uyu murwa ahangaha, uyu mugi wa Kigali ni nini cyane kandi abantu batuye ahatandukanye. Kuvuga ati uzafata abizera bose ubashire ku rusengero rumwe, ntago byavamo. Kubera iki pastor? Ntago byavamo. Kubera iki? Kuko nk'urugero hano abanyagikondo siko bashobora kumva ijambo ry'Imana ahangaha, abatuye hano impamvu tubwiriza dushinga itorero ni ukuvuga ati abantu bari hariya hafi bakora iki? Basi bumva ijambo ry'Imana. Uri tuvuge nk'urugero Gasanze afite wenda ikibazo cya tike, afite ikibazo yo kuba ari kure gutyo na gutyo, urumva agomba kumva bimushobokeye hari abakozi b'Imana, keretse niba atari abakozi b'Imana, kuko Imana iyihamagaye ifite abagaragu bayo. Ni Imana itoranya, ni Imana ihamagara, ifite abakozi bayo. Niba izi ko ifite umwana wayo tuvuge Gasanze cyangwa se sinzi kure, izamushiraho umukozi w'Imana. Ariko ikiza nuko abo bantu abagaragu b'Imana cyangwa se bene data, abasengera iriya, abasengera iburyo ibumoso, bumvikana, bakundana, siko bazi ko bose basenga Imana imwe, ko bizeye ikintu kimwe. Nicyo cy'ingenzi. Nicyo cy'ingenzi si ukugira urusengero rumwe. Urusengero rumwe ntabwo ari ubutumwa bwiza twakiriye, kuko message uzi ko tufite message, tugengwa n'ubutumwa bwiza. Umuhanuzi wacu ari ubutumwa yavuze yuko mu mugi imwe nibishaka tugire insengero 40,000. Ibihumbi 40. Ariko ikiza nuko twarinda bw'abuvandimwe, urukundo rwa bene data, ariko nta kibazo rwose. None se Pasteur Olivier, sinzi mba mwari murangije kunsubiza. Urakoze cyane. Uyu munsi iyo abantu batatanye, ntabwo urukundo barusigasira batari kumwe. Nimba Pasteur Olivier ari muri rusengero, Frère Deo ari muri rusengero, urwo rukundo ntabwo rushoboka. Kubera iki? Baratatanye, buri muntu ari ahantu he. Oya, ikibazo si kuvuga ngo kubera ko basengera iriya ari ikimenyetso ko badakunda abandi basengera hariya. Ndagira ngo tugisobanure neza, unsobanurire se kuba buri muntu afite aho abarizwa nta kibazo kirimo. Buri muntu afite urusengero rwe, ntabwo aribyo bituma urukundo cyangwa se abantu dutandukana. Oya rwose. Nkuko nabivuze dufite ubutumwa, nkuko natanga vuga ati message itwemerera kugira amatorero menshi. Kandi buri torero irigenga. Siko? Icy'ingenzi nuko mwarinda urukundo mugakundana. Wakumva amakuru kuri mwene data, ikibazo afite ukamutabara nka mwene data. Ariko ufite aho ubarizwa. Ufite urusengero rwawe, wita uvuga ati iyi ni mu rugo, ukumva ari mu rugo. Nta kibazo gihari rwose. Nkurikije ku bisubizo mwamaye, Frère Deo, ndagira ngo ngire icyo nongeraho gato nunganira. Twatagiye tuvuga ko navuze ko turi bene umugabo umwe, kandi pasteur yerekanye ko mu murwa umwe nk'uko umuhanuzi abivuga haba insengero ibihumbi byinshi. Nagira ngo nongereho, urabona Yesu ari ku isi yashatse intumwa 12. Za ntumwa 12, imwe niyo yamugambaniye Yuda, ariyahura aragenda, ariko abandi barasigara bakira umwuka wera.
nyuma yaho Imana Yesu aza kugenderera Pawulo, yari Sawuli. Amaze kumugenderera, wa Yesu umwe wagendanye na za ntumwa ni nawe wagendereye Pawulo. Pawulo ahuye nawe, avuganye nabo, basanga ni Yesu kandi batabana. Pawulo yoherezwa mu banyamahanga, Petero asigara mu Isirayeli. Ariko ntabwo byigeze biteza ikibazo. Ntabwo byabujije Pawulo na Petero gukundana. Yego. Natwe dufite Yesu umwe, ariko mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa se by'umurwa. Yego. Olivier ari ku Gisozi, natwe turi Gikondo, ariko twese duhuriye kuri wa Yesu umwe, ariko bwa butumwa bumwe. N'urukundo ni rwa rundi, nk'uko Pawulo nawe yakundaga na Petero, kuba batabana n'ibyatumye badakorana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana ufite urusengero ayobora, akaba abereye umushumba. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana umaze imyaka myinshi mu butumwa, ntabwo uri umuntu mushya mu butumwa, umumazemo igihe. Ese uyu munsi iyo dukoze bilan, tuvuye mu magambo tukajya muri fact, tukaba factuel, iyo dukoze bilan nyuma y'imyaka myinshi twizeye turi mu butumwa, ese koko dushobora kuvuga ngo turi kumwe, dushobora kuvuga ngo kino kibazo kiri personnel, kiri individuel? Ndahera kuri Pasteur Olivier, ariwe ufite itorero ayobora. Ese iyo dukoze bilan nyuma y'imyaka myinshi, uri pasteur, uri no muri Kigali kuko niho uyoboreye itorero, usanga koko dufite ibiduhuza byinshi cyangwa dutandukanye? Bilan imeze gute? Udusangize experience personnelle. Bon, bilan ngiye mbona ibiduhuza ni byinshi, kuko iyo ndi kumwe na bene data basengera kuri Betesida cyangwa ahandi, twebwe twaba turi ba Shalom, numva ndi kumwe na bene data, numva ko hari ikintu runaka riduhuza. Urumva, iyo bagize ikibazo, iyo bagize ibibazo cyangwa iki, twumva ko ari ikibazo nyine. Kuvuga bilan, sinzi icyo ushaka kuvuga. Iyo mukoze isuzuma nyuma yuko mwamaze kuvuga ngo umuhanuzi aravuga ngo kugira insengero nyinshi nta kibazo kirimo, nyuma yo gusoza umurongo n'ubundi hakaba hari pasiteri umwe uri hariya, hakaba hari undi hano, musanga ntacyo byatwaye, urwo rukundo rwarakomeze gusigasirwa? Nta kibazo rwose, nta kibazo mbonaho, kuko uretse kuba tusengera ahantu hatandukanye, tugira umuryango uduhuza yitwa End Time Evangelical Mission. Duhura nk'abakozi Imana, tukaganira ibibazo byacu, urumva, tukagira n'umwanya wo kubonana. Kuvuga rero ko bigabanya ikintu runaka, ibiriya ni normale. Iyo ufite ahantu muri famiye cyangwa se mutabonana, ni normale, birumvikana yuko wenda utakwiyumva nk'umuntu w'umuryango aho baririzwa, ariko bitavuze ko ufitanye ikibazo n'uwo mugenzi wawe. Yenda bona rwose nta kibazo gihari. Kuba umuntu atari umukristo wa Pasteur Olivier, bivuze ko afitanye ikibazo na Pasteur Olivier? Nta kibazo aba afite. Kuba asengera iriya, okay, kuko nkuko nabivugaga, ibintu byose ni muri message, ubutumwa bwiza twakiriye. Insengero ku ruhande rumwe imeze nka restaurant, aho umuntu akagenda avuga ati ngewe ndumva najya muri iyo restaurant, niho bagabura neza, undi akumva yajya hariya, undi akumva yajya hariya. Ariko ntago wakwanga umugenzi wawe ugiye muri restaurant, undi ati kuki yagiye hariya yabaye umwanzi wange. Oya, niyo restaurant akunda. Urumva, natwe rero muri message ari byo, ni nka demokrasi, sinzi ko nabivuga, umuhanuzi yaduhaye, yatwigije avuga ati buri torero ririgenga. Ngo shaka usenge, ushaka itorero ryawe wumva rwose uzagaburirwa, ukumva unyuzwe, utora umushumba, kuko utoye urusengero utoye umushumba, ukuvuga yuko ubu bibaye
uwo munyamuryango Okay. w'iryo torero Yego. wishigikire n'amasengesho yawe no kuza kwawe n'amaturo yawe n'icyacumi cyawe ushigikire urusengero rwawe Ariko ni- ariko avuga ati ukomeze Komeza. ubusabane n'abandi N'abandi. ukunda abandi niko kuba umukristo. So ngende ku magambo muvuze kuba nasengera kwa Pasteur Olivier nta kibazo mfitanye na Pasteur. Oya nta kibazo rwose. Murakoze cyane Pasteur Olivier. Frère Gedeon Bilan. Ikibazo sinzi nimba mwacyumvishe mwege murabona se hari nta kibazo bitwaye cyangwa se twari dukwiye n'ubundi kugaruka tukajya twese mu rusengero rumwe. ahubwo insengero ni nke. Okay. Ni nkeya kuko iyo ndebye nsanga ubutumwa nyabutumwa butarabwirizwa muri iki gihugu cyacu. Insengero se zihari impact ni iyi? Twabanje guhura n'intambara kandi intambara yo ku mukristo ni ibisanzwe. Mu murimo w'Imana habamo intambara, ni pasiteri arabizi. Nk'uko n'umukristo mu rugendo rwahura n'ibibazo n'intambara hirya no hino ubuzima usanzwemo, hariho icyo bita rehoereba, hari kugwa, hari kuhaguruka, ibintu nk'ibyo. Noneho mu murimo w'Imana nawo dutangira umurimo muri za 1995, icyo twaje gusanga muri iki gihugu nuko twasanze hari bamwe wenda ntazi butungurutse cyo uvuge ngo runaka batifuzaga ko habaho insengero ebyiri cyangwa eshatu, bifuzaga ko urusengero ruba rumwe. Uvuga ngo abantu bakandagiraga umurongo w'umuhanuzi Pasteur Olivier atubwiye cyane. Mbivuze gutyo ababyumva barabazi. Intambara yarahise, iyo ntambara twarayinesheje, Imana ishimwe. Imana iradufasha, ubutumwa bwiza burabwirizwa. Icyo nshimira Imana kugeza uyu munsi ni uko hasigaye hari insengero zirenga rumwe ebyiri zibwiriza ubutumwa nyabutumwa. Ukaba uvuga ko ari nkeya? Ni nkeya, zakagombye kuba byibuze nk'ijana. Byibuze nk'ijana ku gihugu cyacu ni gitoya, ariko mbaze muri Kigali insengero zibwiriza ubutumwa bwiza nyakuri ni nkeya. Ahubwo kwa ADPR sigira mu buri secteur igira mu rusengero, kuki twebwe se tutazigira? Urumva natwe nuko, ahubwo ngewe ndagaya urubyiruko rudahaguruka ngo rukorere Imana. Barasinziriye. Ndashaka niba banyumva bakanguke baze bakorera Imana, dufunguze insengero nyinshi hirya no hino. Kandi harabavuga yuko ikibazo ari uko insengero ari nyinshi bituma dushwana n'ubundi ugasanga ntago gushwana ari ukubera insengero ari nyinshi, ahubwo gushwana ni basese. Okay. Navuga ko ni intege nke za bamwe, wenda simbizi bashaka kwikubira, ariko ntabwo navuga ariko ari cyo kibazo. Nuvuga ngo wa unuzana gushwana se afite intege nkeya akeneye gusengerwa, ariko ubundi akagombye gushyigikira ko umurimo ukorwa. Reba ibindi bihugu duturanye nabyo, dufashe hakurya kuri Goma hari insengero nyinshi ziruta izo mu Rwanda, kandi ari umujyi wa Goma ari muto kuri Kigali. Ubutumwa burabwirizwa. Ugiye n'ahandi hatandukanye, zaba Uganda, Kenya, insengero ni nyinshi baravuga ubutumwa. Ese twe niki kibura? Babandi babizana ntago barusha Imana imbaraga, kuko Imana yatangije umurimo muri iki gihugu, ni nayo izawusohoza. Amen. Ni nayo mpamvu twizeye yuko niyo wazu umeze ute ntago wanesha umurimo w'Imana uri gukorwa, kuko niyo yawutangije. Ntabwo Olivier wigize pasteur, Imana yamuhamagaye, izagenda umurimo akora ube munini, ndetse unamurusha imbaraga akenera abasore kugira ngo nabo bamwunganire, kugira ngo wa murimo abatazi Imana bayimenye. Kuvuga Imana usamye muri Bibiliya siko kuyimenya. Imana bayimenya par la révélation, kubwo guhishurirwa. Kuvuga ngo niyo mpamvu navuze ngo umwana w'Imana n'uwavutse ubwa kabiri. Ubutumwa bwiza rero dufite, hari ikintu natekereje ngira ngo ntivuge. Yesu yabajije intumwa ze, aravuga ati ese abantu bavuga ko ndindi?
baravuga bati bamwe bavuga kuri Yesaya, Yeremiya, umwe mu bahanuzi. None se mwe muvuga ko ndindi? Petero aravuga ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yego. Yesu arangije aramubwira ati Simoni mwene Yona, ntabwo ari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru aguhishuriye. Kubw'urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Vuga ngo itorero ryubatswe hehe? Ku guhishurirwa. Noneho ba bandi bagenzi be bari kumwe nawe ntabwo bagize uko guhishurirwa, kandi ko batarahishuriwe nka Petero ntibyateje ikibazo hagati ya Petero n'izindi ntumwa. Kuko nshobora kuba mfite revelation iri hejuru y'iyawe, ariko ntibyaduteza ikibazo kuko twese twakiriye ubutumwa bumwe. None si icyo kibazo kije tubigenze gute? Ikibazo kije, icya mbere ni uko ikibazo biterwa n'icyari cyo nabo kizi. Yego. Kandi babandi bazi icyo kibazo mwakiriye, nitugira abagabo b'Imana 2 3 bafite umwuka wera b'abapasiteri, ikibazo kizajya gikemuka mu buryo bworoshye. So kuvuga ngo nimba uyu munsi hari ibibazo bidakemuka hari abapasiteri badafite umwuka wera? Yena ntandikira ngo ni runaka, ariko nziko bari. Yes. Hari ikintu nashatse kongeraho ku icyo wavugaga bya bila. Koko aho bantu bafite ukuri, Satani nawe arabarwanya. Ku bantu bafite ukuri, Satani arabarwanya, ntabwo byabura. Turebye n'amateka yacu, umwanzi ego arigiye aturwanyije, ariko icyo dushimira Imana uyu munsi wa none nuko twarayinesheje. Twanesheje umwanzi Satani. Ese pastor mbaciye mu ijambo, iyo myuka yarashize? Nukuri ku bwanjye uko mbibona, uko abantu babonaga kera nta gusuzanya, nge ndabizi. Hari kimwe twize twicana na bene data, ukumva mwene data abwira mugenzi we ati rwose wowe twarahuraga, ntumbwire ngo Imana iguhe umugisha, ariko byarakemutse. None urumva hari impamvu byatumye ko wenda atemera wenda umugisha. Uyu munsi iyo abantu bashobora guhura n'umugenzi we akamusuhuza, mugahura mu byiza no mu bibi, ni ukuvuga ko hari intambwe ikomeye yabaye, kandi byose ni Imana yabikoze. Amen. Umuhanuzi Branham mwizera aravuga ngo hari imyuka, ngo les esprits ne meurent pas, hari imyuka ntabwo ipfa. Uyu munsi dufite aya mahirwe yo kuba turi kuri Schamgar TV. Niki mwabwira abo bantu imyuka itarapfa, bumva ko nimba mwene data tudasengera hamwe ntabwo ari mwene data? Uyu munsi Pastor Oliver arimo kumbwira ngo kubwe nk'umuntu, nk'umushumba navuga, urumva nta kibazo, ariko se kuri abantu bumva ko nimba nasengana n'uyu muntu ntabwo ari mwene data, uyu munsi ndagira ngo facing kamera mushake ikintu, ari message mumugenera uyu muntu. Message nabagenera nuko bagomba kumenya niba koko bizeye ubutumwa bwiza bw'umuhanuzi. Kuvuga wizeye ubutumwa, ko wizeye ubutumwa butandukanye no kuba wizeye koko mu mutima wawe. Kubivuga ni byiza, ariko kubyizera kubituramo. Ubwo rero icyo nababwira nuko message ya Frère Branham avuga ati nubwo udasengana n'umuntu, mutasengera hamwe ku rusengero, aguma ari mwene so, kandi ugomba kumukunda. Ni itegeko cyangwa ni itegeko? Urukundo ni itegeko cyangwa ni volonté? Okay. Ugomba kumukunda. Niko muhanuza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rituhindukira itegeko. Yego. Urumva? Ntago nagira amacakubiri yo kuvuga ati uriya ntago dusengana, uriya asengera hariya, none ni kuko asengera hariya sinshobora kumusoza, sinshobora kumufata nka mwene data kuko asengera handi. Icyo gihe umenye ko ufite imyuka mibi. Umwana w'Imana ntago akora ibintu byo. Uwo muntu azi wabo murambike biganza umusengera. Rwose no kumusengera no kumugira inama no kumusengera. Yego. Frère Gedeon, uwo muntu turimo turamutagetinga, waho nduvuga ngo sinsengana na mwene data Levi, ntabwo ari mwene data, na mukabera afite n'umunyamubiri. Uwo muntu ndagira ngo umugenere ubutumwa uyu munsi, kuko wavuze ko bila iri positif. So bya bisigisigi niki wabwira umuntu ngo? Murakoze.
nditwaza ibyabaye mu rusengero rwa Frère Branham. Habayeho umugabo witwaga Junior Jackson. Hari ukuntu hatumvikanye na Frère Branham ku byerekeye uburyo umwuka wera wigaragaza. Kutabyumvikanaho, Junior Jackson ahitamo gusohoka mu rusengero, kujya gutangiza urwe hirya. Bene data basengeraga mu rusengero rwa Branham Tabernacle batangira kumuvuga nabi, bamwita amazina mabi. Frère Branham aramubwira ati kuba tutumvikana kuri iyo point ntibimukuyeho ko ari mwene data. Ni nayo mpamvu sinshaka kuzongera kumva ibyo bintu muvuga. Daire mujye mujyayo, afite uburenganzira bwo gutangiza urusengero. Ni mwene data mukundwa, turamukunda, twizeye ubutumwa bumwe. Ndetse yongeraho hano mu kibwiriza cyitwa ntago ndi busome, avuga muri reference muri predication yitwa kutegemea upande wa Yesu. Gwendikira kwerekera mu ruhande rwa Yesu. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe niba ntibeshye c'est 13. Aravuga ngo arimo aravuga mu Junior Jackson. Avuga n'abandi ba frère. Avuga ati niba mwene data yizera ko Yesu azaza ku ifarashi y'umweru, ati ni byiza. Niba nundi yizera ko Yesu azaza ku gicu, nabyo ni byiza. Icyo ni cyadutandukanya, ni mwene data. Icy'ingenzi nuko yizera ko Yesu azaza. Kuba yemera ko Yesu azaza kuri jyewe birahagije. Ngo peu importe la manière dont il attend la venue du Seigneur. Uko yaba ategereje kuza k'umwami birahagije. Kuri jyewe ni mwene data. Nukuvuga rero wowe wumva kuba tudasengana ntari mwene se utagomba kunsuhuza, ntabwo wizera ubutumwa. Kuko ubutumwa buvuga ko ugomba kunkunda nanjye nkagukunda. Peu importe urusengero naba nsengeramo urwo ari rwo rwose, pfa kuba nizeye ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Nabonye ko mwagiye muhuza ibisubizo wagira ngo mwari mwabiganiriyeho mwumvikanye ibyo muri buze kumbwira, ariko ndabishimira Imana yuko dufite abagabo bahamya ko urukundo ndetse n'ubuvandimwe aribwo bifata iya mbere, aribwo buza guprima ku bindi byose. Tukaba tunaboneyeho umwanya wo kubwira abo bose bumva yuko batakwisanzura ku muntu badasenga hamwe, yuko pasiteri yavuze, singe pasiteri yavuze ngo ntabwo wizeye ubutumwa, na frère Jedo yabisubiyemo aravuga ngo nawe ntabwo wizeye ubutumwa. Pasteur Olivier, uyu munsi turabona bene data bagifite navuga si amacyakubiri, ariko bagifite ako kantu ko kumva yuko batakwisanzura ku muntu badasengera ahantu hamwe, batakwisanzura, batamukonsidera. Wenda ntabwo bamwita ngo ni umupagani, ariko nta bwisanzure bamufiteho, ntabwo yamwisanzuraho ngo amufate nka mwene data. Ibyo byo nta kibazo kirimo, biri normal. Nk'abantu bikunda kubaho, uzi ibyo cyane cyane nkunda kubibona ku bantu wenda bagiranye ibibazo, ashobora kumubabarira, akamubabarira rwose, akababarira mugenzi we, ariko ntibagirwe. Kuko Branham nk'uko yabivuze abitubwira ati Imana niyo ibabarira igafata ibyawe ikayijugunya he? Mu mazi, inyanja yo kubagirana. Urumva? Ariko abantu iteka yakubabarira, na nicyo cyereka ko turi abantu. Umuntu ashobora kubabarira ariko akavuga ati ariko wigeze unkorera gutyo na gutyo, mugaseka, ariko uzi ko abitekereza, ariko nta mutima mubi agufitiye gutyo na gutyo, ariko aracyafite iki? Bibaho, bikunda kubaho no kubiri bene data, ntago byabura, ntago byabura, bishobora kubaho. Nta kibazo kirimo. Branham inama tugirira,
mu butumwa yise les super sens. Hari ari kutubwira yuko ati niba wumva muri wowe, inama tugira ni inama umuntu yagira umuntu umeze kuriya, atubwira ati niba ugifite amarangamutima atameze neza kuri mwene data cyangwa se mushiki wawe, ati bari bamaze gukora consécration, urumva hagati y'abakristo hahora ibibazo ntabwo byabura. Ati icyo wakora ni iki, nuko wasenga Imana cyane kugeza ubwo Imana yahindura amarangamutima wawe. No gusenga ku muntu nk'uwo ufite icyo kibazo kuri mwene se, ufite ikibazo kuri mushiki we, icyo yakora no gusenga kugira ngo Imana ihindure ibiri mu mutima we. Murakoze cyane Frère Gedeon, turimo turasoza. Mwatubwiye ngo turi bene mugabo umwe ari we Yesu Kristo, ngo turi abavandimwe, kandi abatabibona gutyo bafite ikibazo. Ese uyu munsi ni iyihe nama cyangwa se ni iki wabwira abantu barimo baragukurikira, bari ndetse no gukurikira kino kiganiro, bagifite retard yo kumva ibyo bintu? Ni iyihe nama wabagira? Turimo tunasoza na Pastor Olivier aza kuturangiza Imana, ikiganiro cyacu tube turagisoje. Babandi bagifite intege nkeya nk'izo, ngewe ahubwo ndakangurira babandi bafite intege nyinshi bakomeye kwihanganira abo bantu, kuko nutamwihanganira ntazava muri za ntege nke arimo. Hari ahantu umuhanuzi atubwira ku byerekeye mu nkuge ya Nowa ko inyamaswa ntabwo zose zinjiriye icyarimwe mu nkuge, kuko ntizinganya vitesse, ntizinganya imbaraga. Ntabwo akanyamasyo kagenda kimwe n'intare cyangwa n'ingwe, ntabwo zinjiriye icyarimwe. Izihuta zatanze izindi, na ka kanyamasyo kagenda buhoro buhoro kugeza igihe kagereye mu nkuge zirakihanganira kandi zaragezeyo. Bishaka kuvuga ngo natwe wowe niba warahageze ukabasha ibyo bikomere, wenda nk'uko pasteur yabivuze bagiye bagirana ibibazo, akaba utarakira ibikomere, ihanganira wa wundi utarabikira. Mu kumwihanganira kwawe kuzatuma bishira, aze mu murongo, umusengere, umwihanganire. Nubona ko ariko ameze umenye, ni ukuvuga ngo umunyamwuka asobanukirwa ikibazo cy'umuntu vuba. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye umuntu mu ntege nke tubibona, kandi iyo ubibonye si ukujya kubisakaza, ahubwo ni ukubiceceka ukamusengera. Ari ibishoboka wanamwegera ukamuganiriza. Ubone utabishoboye, genda usenge, umusengere, amaherezo azajya ku rwa rwego wifuza ko ageraho. Nkeka ko aribwo buryo dushobora gufashanya babandi bamaze kugera ku rwa rwego rushyitse. Murakoze cyane, murakoze kuba mwimakaje urukundo, kuko mwatwibukije yuko duhuzwa n'ijambo, mwatwibukije yuko duhuzwa n'ijambo n'umuhanuzi. Mwavuze ibintu byiza byinshi, ariko icyo nahanye ni uko kuba tutari mu rusengero rumwe nta kibazo biteye. Ntabwo byari bikwiye kudutera ikibazo, twese n'ubundi turi abana b'Imana, kandi bitewe n'ukuntu Fred yavuze ngo ni ya ministere, buri muntu, Pastor yavuze ni restaurant, aho uryoherwa niho ukwiye kujya, aho wumva uryohewe, aho wumva ufashijwe niho wari ukwiye kujya. Ntabwo nta kindi kibazo kiri hagati yacu. Murakoze kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, murakoze kuba mwemeye kuza, kandi murakoze kuba mwaduhaye ikiganiro cyiza. Ndahamya nashidikanya yuko abari buze kugikurikirana hari ikintu kizima kandi cyigisha bari buze gukuramo, gishobora guhindura ubuzima bwabo. Namwe mwadukurikiraga kuri Schamgar TV, nimba ufite wenda commentaire cyangwa se ko ufite inyunganizi ishobora kuza yunganira ibyo abakozi b'Imana bavuze, mwayishyiraho mukatubwira ibiduhuza, kuko umusanga muri societe
ibidutandukanya mfete ni byinshi, ariko ni gake tuvuga ku bintu biduhuza, ni gake tuvuga ku bintu bituma tuba turi kumwe, bituma tuza hamwe. Niyo mpamvu uyu munsi nungukiwe n'abakozi b'Imana kugira ngo batubwire, kandi banabikoze, batubwiye, batwibukije ibintu biduhuza. Ntashye nyuzwe, ariko wenda sinyuzwe nkamwe. Nimba mufite ibibazo mwababaza, mubitubaze, nzongera mbazane babibasubize. Ndabizi ko bazanyemerera kugaruka. Mutubwire icyakorwa kugira ngo tugume turi hamwe. So mu gusoza nko mumaze kwimenyera, turasenga tukiragiza Imana, ndetse tugasengera n'abari buze gukurikirana kino kiganiro. Pastor Olivier, mwadusengera kugira ngo tusoze ikiganiro cyacu neza. Okay. Ushobora byose mwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushimira ubw'aka kanya utwemereye mwami, izina ryawe icyubahiro. Mwami wacu Yesu Kristo, tuzi ko umubiri urwaye cyane n'itorero ryawe, umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu n'ahandi hantu twakura ubuvuzi utari muri wowe. Niyo mpamvu mwami wacu Yesu Kristo uragusaba kugira ngo ukize itorero yawe ku isi yose. Niho dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Data wera, uha umugisha ubwoko bwawe aho buri hose. Nukuri abagukeneye mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bwo mu mwuka, ndasaba mwami kugira ngo usubize amasengesho yabo, ubagirire neza. Amahoro yawe, urukundo rwawe mwami rukomeze kubana natwe. Kandi mwami wacu Yesu Kristo, tuzi ko ikiduhuje twese mwami ni ubutumwa bwiza n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwami, reka tuzakomeze muri zo nzira zawe, inzira y'ukuri, inzira y'ubutumwa bwiza, twitegura ubugingo bwacu kugusanganira mu bwami bwawe. Urakoze cyane mwami, uha umugisha iyi Schamgar TV, ubane nabo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze kuba mwari mudukurikiranye. Tubarakira kumeza gukanda subscribe ndetse no gusangiza abandi bino biganiro. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Schamgar TV.